turebera hamwe episode ya 40 munyemerere tubasuhuze kandi tubaramutse tubabwira ngo mwirirwe kandi muze kwirirwa neza tubabwira ngo mukanya turaza kubagezaho indi episode ya 41 igiye gukurikira iki kiganiro. Ikaze rero kuri the commentaire yacu, muraza kunyemerera uyu munsi kuri the commentaire yacu tuze kwiherera ku muvandimwe witwa Najib, aho yageze gutya agashimuta papa wa Owen ari we Gashumba, akamwicaza ahantu habi cyane hatagaragara ndetse hatamenyekana ngo ubwo ngubwo ari kumushakaho imitungo. Ese waba waruzi yuko za miliyoni Gashumba yangaga gutanga 300 birangiye avuye kwizima akaba zitanze? Ese waba waruzi yuko Gashumba barangije kumwegereza umugore we, ubu ngubu boshe barangije kubashimutira icyarimwe bicaye mu cyumba kimwe ahantu hatagaragara kandi habi cyane? Muraza kunyemerera tuganire ubundi turebere hamwe ibyo Gashumba yatangaje ndetse n'ibyo MK yatangaje n'ibyo umugore wa Gashumba yavuze ndetse na Sitarato n'umuvandimwe witwa Najib. Ese ubundi byaje kugenda gute kugira ngo uriya muvandimwe yisange atanze ari amafaranga yose angana kuri zira miliyoni zingana kuri? Yaje kuvuga yuko nta munsi n'umwe azigera abahereza miliyoni 300, yatangiye abihakana ababwira yuko atazigera zibaha, bazigera bazapfa batanazitunze. Ariko umuvandimwe witwa Najib yaje kumubwira ngo byanga bikunda uyu munsi ushobora kuba aribwo ugiye kugera ku iherezo ryawe wowe n'umugore wawe ndetse n'umwana wawe MK original. Aho yamubwiye ngo twebwe icyo dushaka ni iki ngiki, turashaka yuko uduhereza miliyoni 300, nyuma yuko uduhaye miliyoni 300 ubundi tukakureka ukabaho wowe n'umuryango wawe wose aho muva mukagera, ubundi ukatugabanyiriza kuri ya mitungo 1/2 tukagitwara nawe ugasigarana 1/2. Yabihakanye cyane, yewe bihakana yivuye inyuma, aho yaje kumubwira muri aya magambo. Yamubwiye ati sininya gupfa kandi sininya urupfu, ati narakuze kandi mbaho ndangije nkorera ibintu byanjye, ati rero sinumva yuko mwebwe ubwanyu mushobora kushaka kubirira ubuntu, atari kubundi nyemerera nkubaze Sitarato ubundi wabuze iki wanjye? Ati nakureze uri umwana nkurera uri umwana muto, ati ndakurera urakura, ati none reba ahantu ugeze ariko wumve amagambo uri kumbwira. Ati koko ni wowe uri kunkora ibi bintu? Ese ni wowe uri kunzuta kuza gutya? No kubera iki wifuje yuko biza kugenda gutya? Ati ndebera muganga nawe uko areba uko nguko. Ati koko muganga wambwiraga yuko uri kumvura umutima, ati nawe ufite ibyo washakaga. Ati nyamara burya Owen nubwo gose namwitaga umwana ashobora kuba ari umuhanga cyane. Akimara kuvuga ayo magambo nibwo yaje kumubwira ngo reka kudutera impuhwe cyangwa imbabazi, ati kuko byanga bikunda nutaduha miliyoni 300 wowe ubwo ugomba gupfa n'umuryango wawe. Akimara kubona yuko babasore bamaramaje yaje kumubwira ati nyamuneka nimumbabarire kandi mutuze ubundi niturangiza tuganire. Ushobora kwibaza ngo icyo gihe se baje kuganira iki byaje gutuma afata umwanzuro akababwira ngo ayo magambo muri kuvuga ni muyagabanye yewe ni muyareke ubundi twiganirire. Nta kindi bari bagiye kuganira usibye kuva kwizima ubundi akabahereza izo miliyoni bari kumwaka. Akimara kuvuga ayo magambo yuko agiye kubemerera izo miliyoni, bose babaye nk'ababyinira ku rukoma, baravuga ati noneho wabaho ubaye umuntu, noneho wabaho umenya ubwenge, noneho wabaho ubaye umuhanga cyane mu byo wiga byose. Akimara kuvuga ayo magambo niko baje kumubwira, arangije aravuga ati nta kibazo na kimwe ngiye ubwanye nshobora kuba mfite, ati ahubwo muraza kunyemerera ayo mafaranga nze kuza kuyabaha, ati ariko tugiye kuba nk'abantu basinye kontara. Izo miliyoni zose muri kwifuza z'amanyarwanda ati ndaza kuzibaha ari uko muje kunyereka umuhungu wanjye Owen. Akimara kubabwira ayo magambo bamubwiye ati reka kutunaniza rwose, uwo mugabo ngo ni Owen aracyariho humura n'ahantu yigeze ajya, ati icyo dushaka ni amafaranga, naho ibya Owen ibyo biraza kuza nyuma. Yaje kuhabwira ati ibyo bintu niburi bishoboka ntabwo ndi bubishyure, nari kureba umuhungu wanjye Owen. Barangije bafata umwanzuro wo kujya guhiga Owen, ariko bajya guhiga Owen bamajije kubwira Anatari ati uyu mugabo wawe iyo ataza kuduhereza no mafaranga twari kumwica ubundi tukamuguseguza, yewe tukaza tubagaruraho umwana wanyu ku buryo muhita muburirwa irengero, imitungo yose twarangiza tukayitwara. Anatari yaje kuvuga ati byanga bikunda narabafashije kandi narabareze, ati kuko nawe Sitarato niwe wahereye kera unyita umusazi, ati none ndebera ibintu uri kudukora. Bikimara kugenda gutyo kandi nibwo abagabo bagiye gushaka Owen. Ese uri gutekereza Owen baje kumubona ubundi koko izo miliyoni 300 bakazimuha, kandi uriya mugabo ngo ni Gashumba yaravuze ko nazazigera bahazarenda agera ku iherezo ry'urupfu atazibahaye, cyangwa ni imitwe yabakinnye kugira ngo aze kubona ukuntu bacika? Baje gufata umwanzuro barasohoka, barangije baravuga ati byanga bikunda hano nari bubone ukuntu hasohoka, ati ahubwo reka dukinge tumusigane n'umugore we turaza kugaruka duha amafaranga. Nibwo baje gufata umwanzuro nakuka wo gusohoka,
bajya guhiga Owen. Ubwo umuvandimwe witwa Owen nawe nibwo yagiye hageze aramubura, naho bari baramushimuse baragiye kumwegereza umugabo. Arangije ajya mu rugo rukuru aho babaga mbere, yewe arigenda arakingura urugi arahamagara ati mama mama mama. Nyuma yuko ahamagaye mama we amajije kumubura, aricara ariyumvira aribaza ati se ubu ngubu noneho ndamenya mama agiye hehe? Ese mama buriye hehe? Mama atorokeye hehe? Ese atorongerewe hehe? Naho mama we baramushimuse. Bikimara kugenda gutyo akivuga amwe muri ayo magambo ataratuza, hahise haza umugabo witwa Saidi n'inkoni, azana igikabyo cya danje gikabije cyane, ari kwiyemera ngo akubise umwicanyi. Nyamara uwo mwicanyi yamukubise mawashi yo mu mutwe, arahanuka yikubita hasi. Za tekinike bavuga abametere bamwigishije ibitabo birenga 38 ngo izi nzoka z'injangwe n'ibihunyira bisa nk'ibiteshwa agaciro. Ese ubundi nukubera icyo mugabo ameze kuri akomeje kwiyemera kuri Owen, ariko ntago namutera ibuye cyangwa se ngo murenganye. Ubundi iyo uzi ikintu ni kirata, kandi iyo ukora ikintu neza nukivuga, ahubwo ibikorwa byo birivugira. Mu gihe uzabona n'umuntu uri kuvuga kuri yiyemera kuri nta kintu abazi, yewe mu mutwe nta n'ikintu kiba kirimo, tete vide yigendera. Akimara kuvuga ayo magambo yarari kubwira Owen, burya Owen ni umuhanga cyane. Owen yamwihoreye nta kintu kimwe yigeze arenzaho cyangwa se ngo yongere kuvuga, kuko Owen we buri kimwe burya arakizi, yaba mu mirwanire, mu kwihangana no kuvuga ndetse no kurwanirira abantu. Ibyo byose wavuga yuko ari impano ye. Muraza kunyemerera dukomeze n'inkuru yacu. Ese muri gutekereza uriya muvandimwe niba ajya kubareba bagasanga nyina baje kumushimuta, ese ya mafaranga zaba kiyatanze? Cyangwa se ashobora kwigaragaza mu maso ya se na nyina ari guhangana na bariya bagabo abakubita nk'ibyigeze kubaho asanze se bamusindiriza? Niyo mpamvu de commentaire yacu tukubwiye ngo uyikurikirane kurinda igeze ku musozo. Ibuka gukanda subscribe kuri no channel, fungura inzogera kugira ngo tujye tubasha kubana. Turabakunda cyane, love you so much. Ariko ndagira ngo mbabwire ko de commentaire yacu igiye gukomeza. Dukomeje na de commentaire yacu nyuma yuko babavandimwe bahawe za miliyoni 300 bifuzaga nk'ubusanzwe. Umuvandimwe witwa Najib murabizi yuko arakazi yahawe kugira ngo abashe gufasha Sitaratu, ariko birangiye n'ubundi za miliyoni 300 bemeye kuzibaha. Ariko nagira ngo nkubwire ko batangiye gushwana kubw'umubare bashobora kuzahembwa. Aho Najib yagize gutya arangije abwira Sitaratu ati wari waranyemereye amafaranga y'inica n'ingizi, ati none tubashije kurwana urugamba rumajije kugera aho rukomeye, ya mafaranga barayatwemereye. Ati nagira ngo nkubwire yuko amafaranga twavuganye mbere yuko nangira akazi nari buyemere rwose n'ibizigera bishoboka, ati cyangwa nze kugusiga muri kano gakino. Umuvandimwe witwa Sitaratu yamubwiye turansiga muri kano gakino ugiye kandi ubona kari kagiye kurangira. Najib yaje kumubwira ati icyo nshaka ni kimwe gusa, ndashaka kuza kunyongera ku mafaranga yanjye ziriya miliyoni 20 wamaye warangiza ukazihorera, ubundi warangiza ukanyongera andi mafaranga. Umuvandimwe ngo ni Sitaratu nigeze atera imigeri, aho yamubwiye ati nyumva neza wa muvandimwe we, ati naguhaye akazi nzi ko ushoboye, naguhaye akazi nzi ko uri umunyembaraga, naguhaye akazi nzi yuko ushobora guhatana kugeza urugamba rwacu turugejeje ku musozo, kandi urwo rugamba bikarangira turutsinze. Akimara kuvuga amwe muri ayo magambo byaje kurangira n'ubundi aje gufata umwanzuro nakuka, aramubwira ati ndashaka yuko unega amatwi, amafaranga naguhaye nitumara kuyabona ndashaka kuzayakongerera. Ati icyo nshaka ni kimwe gusa, nukumereza igisubizo cy'amafaranga ugomba kuzamba. Yamubwiye ati nzaguha 30%. Umuvandimwe arabihakana yivuye inyuma, aramubwira ati ibyo bintu ntibizashoboka, 30% ntabwo nzigera nyemera rwose, ntibizigera bibaho. Arangije arongera asubiramwo aya magambo. Uwo ni Sitaratu yamubwiye ati nyuma yuko twari tubigambanye kure tukabigenza kure, ariko tukabasha kugera ku ntsinzi sa izi ngizi, none ko kutangiye kunyisubira namumbwira yuko ugiye kunyigaranzira warangiza ukandekera urugamba ngasigara ndurwana, aturamenye aha hantu sinshobora gutuma uhava. Ati ndaguha 50/50 ubundi tugabane turinganyize. Najib ati wabaho uvuze ijambo rizima. Ati ubundi kare kose yuze uvuga gutyo urugamba rwacu ndigukeka twari kuza kuba twarurangije. Baje kwinjira mu nzu bahasanga Gashumba ndetse n'umugore wa Natali. Barangije nibwo Gashumba yaje kumubwira ati mbere yuko mbahereza amafaranga murabanza munyere ku muhungu wanjye Owen nimba akiri muzima. Ati naza kuba atakiri muzima amafaranga yanjye rwose nawe nza kubaha
nzemera ndwane urugamba ingarame, nzemera ndurwane mpagaze, mushobora kuzamenya uwo ndiwe nubwo bwose mubona nicaye ahangaha. Bamurebye baramuseka baramubwira ati wicaye ahangaha wa gisaza we, atari ko turagira ngo tukubwire ko nta kintu na kimwe ushobora gukora, nta kimenyetso na kimwe ushobora gukora kugira ngo babe babasha kudutera ubwoba, kandi nta n'ingingo ikurengera tubigukekana n'imbaraga ufite wowe ubwawe zishobora kuturwanya. Akimara kuvuga ayo magambo nibwo yaje kumubwira ati banza unyumve neza, ninza kubura Owen umwana wanjye, aya mafaranga nimushobora kuyabona, ati kandi muraza kumenya uwo ndiwe nubwo bwose muri kundeba hano. Ese Gashumba nubwo bwose yicaye hari akaba ari guterwa ubwoba yemeye gutanga ariya mafaranga, muri kububona mute? Ese mubona ashobora kurwana urugamba nka ruriya akarutsinda nk'urw'umuhungu we, cyangwa ubwoba bwamutashye byarayo kwivugira kubera amatakira ngo yuko yicaye hari ahantu habi hameze nk'aho hari kurindimuka? Akimara kuvuga gutyo nibwo byaje kurangira umuvandimwe Najib aragenda amuzanira panashi, aramubwira tugomba kwinywa wanze ukunze. Aramubwira ati sinkeneye kunywa iyi panashi, cyuguse nta nyota mfite, ati kandi mbabarira nyumva neza, ati ntabwo ndi buyinywe rwose. Najib yaje kuyimuha ku gahato birangira n'ubundi anyweyeho. Ese muri gukeka ashobora kuba yakuriyeho akaza kumera? Ese ubundi muri gukeka yuko iriya panashi muganga yamuhaye iriya panashi buri ishobora kuba ari nzima? Byanga bikunda ishobora kuba atari nzima. Nibwo umuvandimwe witwa muganga yaje kubwira Sitaratati burya buri uko bitugenzeho, buri uko tugizweho ikintu kibi, nzajya nkwigarukana nkubwira ati burya uza kwemera MK original tukamwica cyagiye nakubwiraga, ati ibi byose tuba twarangije kubigeraho kare kandi ntabwo tuba duhangayitse. Sitaratati twari kumwica ryari? Ese twagize amahirwe ryari yo kumubona? Najib ati nta gihe tutamubonye, ubwo cyagiye twamufataga nakugiriye inama ngo tumwice urangije urabyanga, ati none uri kubona ingaruka ziri kutubaho, uri kubona ingaruka ziri kutugeraho. Ati se ubundi waretse tugafata umwanzuro tukamuvana ku isi? Ni ukuri byaje kurangira byanze batamwishe. Nibwo baje gufata umwanzuro, se yabahangayikishije, barangije bafata telefoni barayikoringa ye, barangije barayihamagara ngo ngubwo yewe bari kumushaka kugira ngo bamenye nimba ari muzima, babonye buryo ki bashobora kuzabana. Bimajije kugenda gutyo nibwo byaje kwanga, induru ziravuga, urugamba ruravuga, reka sinakubwira. Nyuma yuko bimajije kugenda gutyo nibwo intambara yaje kurota, kuko intambara iba intambara. Birangira uwo muvandimwe n'ubundi afashe umwanzuro wo guhamagara umuvandimwe witwa MK. Bamuhamagaza nimero yabo bwa mbere yanga icamo, ariko yanga kuyifata. Bamuhamagara bwa kabiri, MK bibonye barangije baravuga ati bizanga bikunda kano na gatego bari kunega, bashobora kuba bari kumwe ahubwo bari kumiga kugira ngo babone buryo kibaza kumvana mu mwuka. Ati reka mfata umwanzuro nk'umugabo, reka mfata umwanzuro nk'umurwanyi, reka mfata umwanzuro nk'umuntu wasigaye mu rugo, reka mfata umwanzuro nk'umuntu ushobora kurwanirira abantu, akarwana urugamba kandi akarutsinda. Ati size ngizi iyi telefoni sindi buyifate. Ni ukuri uwo muvandimwe yanze kuyifata, telefoni irinda yakwikuraho. Barongera bisubiranamo bagiye kureba wa mugabo, arangije arababwira ati mu gihe nari kuvugana n'umwana wanjye, ati ndagira ngo mbabwire yuko amafaranga mutazigera muyabona na rimwe, ndagira ngo mbabwire yuko ibitekerezo mufite byahita birangirira ahangaha. Ati none ko kanze gufata telefoni muragira ngo tubigenze gute? Nibwo baje gufata umwanzuro wo gusohoka, basiga babakingiranye mu nzu ngo bagiye guhiga MK original kugira ngo babone buryo kibaza gutsindira imitungo, babone amafaranga $300,000 babemereye. Ariko mwibuka ruguru gatoya umuvandimwe witwa MK original yari yafashe wa mwicanyi wigeze kushaka kujya gushimuta nyina, yamuhangayikishije cyane ariko umubwira nabi bikomeye. Aho baje guhura arangije aravuga ati ngize chance yo kukubona, ngize amahirwe, byanga bikunduza ahantu mamari, atugomba kundangira hari wakwanga umwuka nkawumaramo size ngizi. Nyamara uwo mwicanyi baje guhura MK ari kumuhiga, nyamara n'uwo mwicanyi nawe yarari guhiga MK. Ese muri gukeka iki? Muri gutekereza hari ari inde muntu ushobora kuza kunesha undi? Mushobora gutekereza yuko ari inde muntu uza kwica undi? Burya MK ni agati kadacirirwa, byanga bikunda ntari boneshwa, nubwo rwose filime yacu twahise tuyigeza ku musozo. Baje gukomeza guhangana, bakomeza guhatana, wa muvandimwe akuramo icyuma aragisohora agitunga ku ruhande, aramubwira ati ubusa izi ngizi ngiye kukwica. Undi nawe ati ngiye kukwica. Ese ririya hangana riri hariya, byaba amagara birangana ndetse yewe n'ubugome barabunganya. Icyo MK bitandukaniyeho, MK burya ni umuhanga kandi azi ubwenge, najya apfa kuvuga buri kimwe, ariko burya umuntu ucecetse aba azi buri kimwe, kandi guhama hamwe no kurwana urugamba ugomba kurutsinda. Iyo ntambara iba igomba gukomeza gutangira kandi igakomeza guhatanwa kugeza ubwo urugamba rukomeze gutera imbere, ubundi ugatsinda cyangwa se ugatsindwa. Bajya bavuga ngo ababurana ari babiri haba harimo umwe wigiza nkana,
abakinnyi bajya mu kibuga ari 22 11 kuri 11. iyo hatabonetsemo umubona umutuku izo kipe ziranganya cyangwa se hakaza kuvamo imwe itsindwa ikemera. Icyo gihe hari impamvu mvuze gutya. Ese muri gutekereza umuvandimwe witwa MK ashobora kuza gutsinda uriya mugabo mu ntambara bari kurwanamo? Ese muri gutekereza yuko rwa rugamba rumeze kuragwa akomeje gutangira noneho ino filime yacu ko mbona igeze aho iryoshye? Reka nyemerera dusoreze de commentaire yacu ahangaha tukubwire ngo kanda subscribe kuri no channel, fungura inzogera kugira ngo tuzajye dukomeza kubana mu biganiro byacu n'ibitekerezo byanyu n'inyamibwa. Muragahora mureba zino video, turabakunda cyane. I love you. Ndagira ngo mbabwire ko ibiganiro nk'ibi ngibi bizakomeza. Nyamo nafunguye inzogera kandi udukanire ku gatima hejuru cyane. Wowe twabanye kuva ku musubscribe wa mbere kugeza tugeze ku musubscribe urenga 7,000. Reka dukomeze dushakishe buryo ki twakuzuza nk'ibihumbi 100. Turabakunda.